Amahoro y'Imana abane namwe. Turagarutse rero kuri ya channel yacu Gusenga Imana Imwe TV. Muri minsi twaganiraga ku bintu bigiye bitandukanye, ariko ndagira ngo uyu munsi tuze kuganira utagenda utarebye iyi video. Hari byo dushaka kugira ngo tuganire ku bintu bijyanye n'abantu bijyanye no kuririmba. Banza urebe, hari video ushaka kukwereka, ireba aho ruguru, ireba aho hejuru, banza ireba aho hejuru. Bavandimwe b'Abayisilamu, namwe mutari Abayisilamu, ndatangira ngo mbereke. Ndagira ngo turebe muri Zaburi, igice cyaho cya Zaburi ya 51 umurongo waho wa mbere. Turebe ahantu uko Imana itubwira. Imana itubwira ngo Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi, yayanditse ubwo umuhanuzi Natani yazaga aho ari Dawidi amaze gusambana na Batisheba. Bishatse kuvuga iki rero bavandimwe? Urabona ibintu byo kuririmba, ntabwo kuririmba ari byo bishaka kujyana mu ijuru gusa. Ntabwo bishoboka. Iyi Zaburi uhora uvuga, uhora uririmba, ni Zaburi yahimbiwe umwami Dawidi ubwo yari amaze gusambana. Byari bimeze nk'aho ari iki, ari igisigo. Ndebera nk'iriya video umbwire ko ubutumwa iri gutanga. Rero niyo mpamvu twebwe Abayisilamu tutajya tugira gute, tutajya turirimba. Ngiyo impamvu ituma tutajya turirimba. Ikindi ugomba kumenya mu kuririmba, reka dusome Amose 8:3, aho atubwira ngo indirimbo zose zo mu rusengero zizahinduka umuborogo, ni kuwiteka Imana ivuga. Rero bavandimwe, ndagira ngo turebe ibintu byo kuririmba. Twebwe tuba turi mu musigiti, nitujya turirimba, turicara, tukamara kwicara abantu bose bagatanga ubutumwa, wowe ukagira gute, wowe ukabwumva. Nayo mpamvu kuririmba ntabwo ari byo bizajyana umuntu mu ijuru, ahubwo kuririmba burya byarangije kuvaho, ntabwo bigifite gahunda imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Unuzabona rero abantu bataririmba, ntuzavuge ko hari abanyabyaha, ahubwo bazaba bafite ugusobanukirwa ku idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe rero, nagira ngo twagisoza iki kiganiro tutaberetse uburyo ki abantu hari insengero zimwe zifunze n'izindi zikinguye, ariko ubu ngubu rero niwo mwanya nicyo gihe cyuko wowe nanjye tugomba kwigaragaza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Genda mu cyumba uririre Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, genda aho ugenda hose, ahantu hose Imana irahabona. Nitubanze twuzuza ibisabwa, insengero zuzuza ibisabwa, imisigiti yuzuza ibisabwa, ariko igihe cyose utaragira isabwa, ntugacike intege mu bigize gute, mu miririmbire, ntugacike intege mu misengere yawe. Imisengere yawe ifite gahunda, imisengere yawe aho waririra Imana cyane, Allah subhanahu wa ta'ala yagira gute, yakubabarira. Rero ndagira ngo dukurikirane iyi video. Haza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.